imbumbe ni mwiza MEGHAN turakwakiriye amakuru haraciyemo iminsi wenda muri Rwanda Inspiration Backup muratangaza iki ngo niho mu rugo amakuru ni meza muri Rwanda Inspiration Backup tumeze neza turashima Imana yego kimwe n'abandi rero n'indi mishinga yose namwe corona yabagezeho mu buryo bwo guhungabanywa nayo mwabipanze mute bihagaze bite kugira ngo duhite twinjira neza kuri Miss Rwanda 2022. Urakoze cyane nk'uko bivuze nk'abandi bantu bose nk'indi mishinga yose izindi businesses zose covid hari aho yagiye dukoma mu nkokora nk'igihugu n'umuntu ku giti cye buriya hari uko covid yaraguhungabanyije mu buryo bumwe cyangwa ubundi so nka Miss Rwanda covid hari ibyo yagiye yica bikeya ariko nibaza yuko njya nkunda kuvuga ibihe buri umuntu yiga kubibamo uko bimeze kose kandi kwiga gusurviving cyane so nka Miss Rwanda rero natwe twize uburyo twakomeza tugakora tugateza umwana w'umukobwa imbere tugakora akazi nk'uko bikwiye no muri ibi bihe bya covid ko murabyibuka yuko umwaka ushize bwo yanabaye ari bibi cyane kuruta uko bimeze ubu ngubu yego rero buri muntu ibihe byose no kwiga kubibamo uko bije kandi ukabisohokamo so rero wenda ku muntu tutahaye information zuzuye MEGHAN inshingano ubu ngubu ufite muri Rwanda Inspiration Backup nizihe kugira ngo ntaza no kuzivuga nabi kuri ubu ngubu ndi umuvugizi wa Miss Rwanda nkaba ari nanjye ushinzwe communication ubwo rero bya bintu byo gutangaza ibihuha mutabajije MEGHAN ntugomba kuyatanga ayo makuru ni ukuvuga ngo ikintu kitavuye kuri MEGHAN ntabwo ari cyo si byose ubwo niko gahunda imeze rero ubwo niko gahunda zimeze hanyuma rero kugeza ubu gahunda ipanze ite ku bijyanye na Miss Rwanda 2022 bigeze he nabonye kuri website wenda umuntu agiyeho abona service runaka n'ubundi nk'ibisanzwe ariko hari andi makuru abantu baba bakeneye kumenya nyine yihutirwa kuri ubu ngubu imyiteguro igeze ahantu heza abakobwa baratangiye kwiyandikisha turn up yabo yabaye nziza kuri uyu wa gatandatu nibwo turi butangire auditions cyangwa se amajonjora y'ibanze zatangira ku itariki 29 ubwo no kuri wa gatandatu duhereye muri North i Musanze tuzakorera muri La Palme Hotel hanyuma umunsi ukurikiyeho ku itariki 30 tujye muri West Rubavu dukorere muri Gorilla Hotel hanyuma ku itariki 5 z'ukwa kabiri tujye muri South tuzakorera muri Huye kuri Credo Hotel hanyuma ku itariki 6 tujye muri East Kayonza aho tuzakorera muri Silent Hill Hotel ku itariki 12 z'ukwa kabiri tuzakorera i Kigali kuri Hilltop Hotel so haita kurikira pre-selection zizaba ku itariki 26 z'ukwa kabiri abakobwa berekeza muri bootcamp kuri tariki 27 z'ukwa kabiri hanyuma kuri tariki 19 z'ukwa gatatu tuzamenya nyampinga w'u Rwanda 2022 tumaze kumva uko bizagenda bikurikirana nizihe mpinduka ziri muri z'uyu mwaka mu byo muri gutegura nizihe mpinduka zidahuye n'ibindi myaka ishize cyangwa muri ibi bihe bya covid kuko mbere ntabwo byari byoroshye wenda ubu hari bimwe na bimwe byagiye bikomorerwa impinduka zihari ni nkizihe muri iri rushanwa urakoze cyane icyambere cyo impinduka ya mbere nuko auditions ntago kuri ubu ngubu ntizizaba online nkuko byari byabaye mwaka ushize auditions tuzazikorera mu ntara nka Miss Rwanda twifuza yuko irushanwa ryegera abakobwa ari nabo bagenerwa bikorwa ba mbere so auditions kuri ubu ngubu zizaba physically aho tuzajya tugenda tubasanga mu ntara ariko nanone tugakora dukurikiza amategeko n'amabwiriza hari yo kwirinda covid-19 yego
iyo ni impinduka imwe kuko mu mwaka ushize byari byabaye online. Hanyuma impinduka zo zigenda zibamo mu bihembo ahanini niho nakibanda. Yego. Kuri ubu ngubu igihembo nyamukuru umwaka ushize twari twatanze Hyundai Creta. Kuri uyu mwaka bwo Miss Rwanda azahabwa Hyundai Venue. Ari nacyo gihembo nyamukuru. Hanyuma abakobwa bose uko ari 9 bazatsindira amakamba bose bazagenda bahembwa. Byavuye kuri miliyoni 1,200,000. Kuri uyu mwaka buri mukobwa wese uzatsindira ikamba azahabwa miliyoni 2,400,000. Hanyuma harimo abakobwa bamwe na bamwe nka Miss Heritage. Venue ndabona ikaze. Hanyuma umukobwa uzatsindira Miss Heritage azakorana na Brarirwa we azahembwa miliyoni 5. Wow. Ako kantu ndagakunze. Miss w'umuco no kuri cyane. Ni byiza. No kusigasira. Gutekereza kumuhemba nicyo kintu nkunzemo cyane. Hanyuma hari title yabaye introduced umwaka ushize ya Most Innovative Project aho umukobwa azana umushinga mwiza wamuviramo inyungu. Ntabwo ari ukuvuga ya mishinga yo kuvuga ngo nzafasha abangaba wiwe wamuviramo inyungu a business idea ariko nanone iri innovative. So umwaka ushize ni Hands wari wayitsindiye Musana Teta Hands. Ubu ngubu n'ubundi niko bizakomeza. Uzayitsindira azahembwa na Beka 500 buri kwezi. Bimufasha mbese gushyira mu bikorwa ayo ngaya amufasha mu buzima bwe busanzwe ariko gushyira mu bikorwa igikorwa cye cyangwa se business idea ye Beka izawufundinga fully fund uwo mushinga. Ujya kwikweduza. Umwaka ushize Hands we yari yatsinze ku mushinga wo gukora paper cups. Dukombe banyweramo twayizaje. So kuri ubu ngubu imashini yamaze gutumwa mu Bushinwa printing kuri utwo dukombe. Ni business izabije bwa mbere mu Rwanda ko ibyo bikombe byose ubundi byatumizwaga mu Bushinwa. Byari byaranabuze. So kumva ibindi ari na plastique nta nubwo byari bikiboneka kujya kubishaka byari. So urumva yuko ni umushinga mwiza uri innovative. Bank of Kigali izajya funding umushinga nk'uwo nguwo. Ntabwo ari kuvuga ngo paper cups ariko umushinga uri innovative uzana solution kandi nawe kuzanira solution. Ikindi gishyashya muri uyu mwaka abakobwa bose uko ari 20 bazagera muri bootcamp bazafatanya umushinga umwe wa CSR activity imwe hanyuma izaba sponsored cyangwa funded na Forza Gaming. Ibindi hagenda hiyongeramo hari ibintu byinshi bigenda harimo scholarships yaba top 10. Hanyuma kuri ubu ngubu ubwo umukobwa wese uzarenga auditions kuri ya level batorwaho bemerewe kuba voting iba yafunguwe. 20% y'amafaranga azaba yaturutse mu majwi y'abantu bamutoye azajya musubizwa kugira ngo akona gakunze. Kugira ngo kiri mu kibazo nari kukubaza. Nawe uri mu bakirekarama yanuza. Uzi kujya hari ahantu gataha byanze. Kandi wanatowe. Bijya biba. Wow. Ndumva impinduka ari nyinshi kandi harimo utuntu twinshi dutandukanye. Zizamura urwego rw'ibihembo. Yego. Ari mu bihembo uretse no mu bihembo urumva harimo n'utundi bagiye bongeramo. Bakaha agaciro wa muntu wabashije kuza aho kugira ngo ataha amaramasa yagira n'ukundi kuntu yigenza nyuma y'ubwo cyane. Izo imyinshi ni impinduka muri prizes mu bihembo ariko as the years go by uko iminsi igenda uko imyaka igenda ishira ibintu bigenda bihinduka. Nk'ubu ngubu ntago muri critère dufite ntago hagomba kuba harimo yuko umukobwa agomba kuba azi Ikinyarwanda n'urundi rurimi rumwe. Kuri ubu ngubu uzi Ikinyarwanda cyangwa se urundi rurimi ruri standard mu ndimi 3 dukoresha mu Rwanda wemerewe gukoresha ururimi
comfortable in ikinyarwanda icyongereza so n'umuntu ashobora kuza akakoresha icyongereza abaye ari cyo yumva azi neza yumva azi neza ari comfortable in umuntu ashobora gukoresha ikinyarwanda umuntu ashobora gukoresha igifaransa ikindi imyaka yariyongereye yavuye kuri 18 kugeza kuri 24 ubu ngubu itsigari 18 kugera kuri 28 kize ngo ngiye kwisanga n'ubundi aho nturimo ikindi ibintu bya ntabwo tukigendera ku burebure ibiro kuri ubu ngubu tugendera kuri healthy body mass index kuba uri fit umubiri wawe uri fit umeze neza nta bindi bibazo kureshya nuko ungana bijyanye urumva ikibazo mpuye nacyo imyaka wagiye kabisa nibyo ngibyo hanyuma sinzi wenda niba ari ikindi Meghan watubwiraho tugahita dutumikira ababa badutumye nko mu minota 3 ubundi tukagaruka twakira telefone kugira ngo abantu banagira ibyo babaza Meghan abifuza kugira icyo bamenya kuri Miss Rwanda bakimenye kurumva igihe cyageze cy'abakobwa mbese cyo kwigaragaza cyane ndai venue kumva nakohereza y'umukopine uwuheze harya ntabwo muragize muri Miss Rwanda reka tavuga ko nta ufite bihura Erisoni kugira ngo ntaririmbira mu kantu numva bindimo ufite complex zibintu yankoreye yarambwiye ngo ninjye mufasha ijwi ryanjye rwose ryica indirimbo urumva uburyo bamuhote oneya hano oya abimubwiye mu buryo bwiyubashye ndamubwira nibwo buri kuririmbira ibishishwa by'igitoki ntabyo bamba ntabyo baguha urumva ibyo bintu wowe utamvuganira ahangaha koko yaragukomerekeje ikibazo ahubwo dusaba iki gikomere uragikorana iki gikomere ngikorana aha ndakira niyo hanyuma akaririmbo nkunda ariko njya kuri magahita yitwa Bruce Melody akubwira ngo bado ntakiraba ariko kuri Miss Rwanda ho wumvise ko gahunda irimbanyije muri weekend baratangira gahunda zijyanye no kureba abakobwa bifuza guhatanira ikamba bahereye mu majyaruguru kwa Keve ngo Keve waza tuzazangamo iwabo se kari abahungu gusa ibisore bisa ugiye ukabakora surprise ukababyarira umukobwa nta n'umu excess aba exe babo baba ari abiriya n'ubundi ntabwo byabasanga iriya hanyuma Meghan iyo mufashe igihe cyo gukora amajonjora mbese mukajya nka mu ntara imwe tuvuga wenda nk'iyo mugiye mu burasirazuba wenda niho hantu mbona hateye ukuntu gutuma umuntu ashobora kuvuga ati arabashobora gucikanwa nk'iyo muri Kayonza buriya nk'umuntu w'ibugesera za Nyagatare sahiramo oya kuko icyambere cyo hari abafite ubushobozi bwo kuba bakizana cyangwa se aho baturuka hose bagera aho ngaho ariko nanone Miss Rwanda nk'uko nabivuze twifuza kwegereza abakobwa benshi bishoboka tukabegereza irushanwa ni ukuvuga ngo aho ngaho niyo umukobwa atabishoboye akatubwira ati ndashaka kwiyamamaza ariko ahantu mwabishyize ni kure kandi ndumva mfite ubushake n'ubushobozi Miss Rwanda ntabwo ibura uko ikuzana kuri venue wow ariko tukiri kuri ako kantu warubajije ko harimo abacikanwa hari abakobwa baba bari hariya inyuma bataragira nk'ubushobozi bwo kubona smartphone akaba yabyumva nk'aka kanya kuri radio sibyo kugira ngo abashe kumenya amakuru ahagije yabigenza ate iyo ni n'ikintu twahuye nacyo umwaka ushize especially ko banakoreraga kuri online aho ngaho Miss Rwanda umukobwa ntabwo yabura na telefone yo guhamagara yego nicyo navugaga ko ushobora kuba nta smart ariko afite indi telefone isanzwe yego n'ubundi n'umwaka ushize twarababwiraga mu gihe wumva icyo ngicyo kikugoye gufata video dukorana hafi na hafi n'inzego z'ibanze yego wowe urabegera hanyuma twebwe niba ari iyo smartphone wifuza wenda se gufata video cyangwa se kwiyandikisha kuri website ya Miss Rwanda bakaba bagufacilitatinga kugira ngo ubikore ariko amahirwe ntagucike wumva ari ikintu ushoboye kandi wifuza gukora nizere ko bahise babyumviraho ndabizi benshi baba bakurikiye
kandi banashoboye cyane akenshi usanga bariya abana harimo ababa badafite ubushobozi buhagije ariko ubwo mwabatekerejeho n'inzego z'ibanze mukaba mubasha gukorana nabo ndumva ari sawa cyane ni akantu keza Mega mu buhinzi se byifashe bite twabuze imvura akazi nkajya kuvomerera ko ngeneye ibyo ariko ahantu harimo akazi ja imirima za Mega arayizi ese niba ari wishinzwe communication erega ubwo ngiye by'imirima yawe nyine yakubwiye ko imvura yagize ahazava sarere ubanza kubanza ariko hari ikindi kintu njya mbona nabasaba cyangwa nagira ugasanga muri iyi mushinga mufite hari benshi baboneramo ibyo gukora ariko ugasanga ni ba bantu bamwe bagaruka batajya bahinduka no kubera iki no kuvuga nk'urugero muri Miss Rwanda haba hari aba MC haba hari aba DJs haba hari aba protocole haba hari ariko ugasanga n'abantu bamwe batajya bahinduka okay nko kuri MCs bo nk'ubu ngubu dukorana na RBA nibo official media podcast wacu nibo baduhereza abo ba hosts okay ariko aho ngaho ahandi naho yarabarije cyane oya cyane impamvu ni imwe sheri sorry hari impamvu nari mbibajije uretse n'ibyo ngibyo even ku ba DJ sibyo hari abana benshi b'abakobwa sigara aba DJ sibyo kandi bafite impano nabo bajya hariya na kariya bakabasha kubona niriya nuze ko babashije guperforminga hariya bikabafasha no kuzayabona n'ubundi buzima busanzwe niyo mpamvu nari impereye aho ngaho not birumvikana cyane kuri ibyo ngibyo by'aba DJs yego Miss Rwanda is open for partnerships gira n'isoni usigaye untera isoni kugira ngo ntaririmbira mu kantu numva bindimo ufite complex uzi ibintu yankoreye yarambwiye ngo ninjye mufasha ijwi ryanjye rwose ryica indirimbo urumva uburyo bamuhote oneya hano abimubwiye mu buryo bwiyubashye ndamubwira nibwo waba uri kuririmbira ibishishwa by'igitoki ntabyo bamba ntabyo baguha urumva ibyo bintu wowe utamvuganira ahangaha koko yaragukomerekeje kibazo ahubwo dusaba iki gikomere uragikorana iki gikomere ngikorana aha ndakira niyo hanyuma akaririmbo nkunda hari igihe njya kuri bagahita yitwa Bruce Melody akubwira ngo bado ntakiraba ariko kuri Miss Rwanda ho wumvise ko gahunda irimbanyije muri weekend baratangira gahunda zijyanye no kureba abakobwa bifuza guhatanira ikamba bahereye mu majyaruguru kwa Keve ngo Keve wasa tuzazangamo iwabo se kari abahungu gusa ibisore bisa ugiye ukabakora surprise ukababyarira umukobwa nta n'umu excess aba excess babo baba ari abiriya n'ubundi ntago byabasanga iriya hanyuma Megan iyo mufashe igihe cyo gukora amajonjora mbese mukajya nka mu ntara imwe tuvuga wenda nk'iyo mugiye mu burasirazuba wenda niho hantu mbona hateye ukuntu gutuma umuntu ashobora kuvuga ati arabashobora gucikanwa nk'iyo muri Kayonza buriya nk'umuntu w'ibugesera za Nyagatare sahiramo oya kuko icyambere cyo hari abafite ubushobozi bwo kuba bakizana cyangwa se aho baturuka hose bagera aho ngaho ariko nanone Miss Rwanda nk'uko nabivuze twifuza kwegereza abakobwa benshi bishoboka tukabegereza irushanwa ni ukuvuga ngo aho ngaho niyo umukobwa atabishoboye akatubwira ati ndashaka kwiyamamaza ariko ahantu mwabishyize ni kure kandi ndumva mfite ubushake n'ubushobozi Miss Rwanda ntabwo ibura uko ikuzana kuri venue wow ariko tukiri kuri ako kantu warubajije ko harimo abacikanwa hari abakobwa baba bari hariya inyuma bataragira nk'ubushobozi bwo kubona smartphone akaba yabyumva nk'aka kanya kuri radio sibyo
kugira ngo abashe kumenya amakuru ahagije yabigenza ati iyo ni n'ikintu twahuye nacyo umwaka ushize especially ko banakoreraga kuri online aho ngaho Miss Rwanda umukobwa ntabwo yabura na telefone yo guhamagara yego nicyo navugaga ko ushobora kuba nta smart ariko afite indi telefone isanzwe n'ubundi n'umwaka ushize twarababwiraga mu gihe wumva icyo ngicyo kikugoye gufata video dukorana hafi na hafi n'inzego z'ibanze yego wowe urabegera hanyuma twebwe niba ari iyo smartphone wifuza wenda se gufata video cyangwa se kwiyandikisha kuri website ya Miss Rwanda bakaba bagufacilitatinga kugira ngo ubikore ariko amahirwe ntagucike wumva ari ikintu ushoboye kandi wifuza gukora nizere ko bahise babyumviraho ndabizi benshi baba bakurikiye kandi banashoboye cyane akenshi usanga bari abana harimo abadafite ubushobozi buhagije ariko ubwo mwabatekerejeho n'inzego z'ibanze mukaba mubasha gukorana nabo ndumva ari sawa cyane ni akantu keza ku myaka 18 n'ubundi kugera kuri 27 28 bamwe muri bo ni ukuvuga ngo twebwe nta mpamvu yo kubuza bamwe mu bakobwa bakabaye baryitabira cyangwa bifuza no kuryitabira kuza kuko hari no mu myaka yashize hari complaints twabonaga ese kuki imyaka ari mikeya mfite imyaka wenda se 25 26 nifuza kwateninga Miss Rwanda ariko critère y'imyaka irangonga tugasanga rero twicaye tubirebye neza dusanga nta mpamvu yo kugira ngo tubuze abo bakobwa kandi n'ubundi most of the criteria tugenderaho ari uko international beauty pageants twatendinga ziri in line nazo zijya kumera cyane ziri mu murongo umwe so niba rero umukobwa w'imyaka 28 atakwangirwa kwatendinga irushanwa rya Miss World cyangwa se rya Miss Naid Miss University Africa ntago twebwe iyo krita kugira ngo tuyigire imyaka 24 hari abo turi kubuza amahirwe kandi nta mpamvu Flash Network bahembwe ntawamenya tuba yabari inyama gakanya kandi amenyo yarashize Allo Umukina NASRI ngo waruvuze nze kuzana kirida ndabona babaye nka Big Farias ubu wikoresha no muri video hazi byari koreye manimarite ushaka kwereka abakoresha bawe ko ibintu bimeze nabi gutese ko ari kirida se kwari ukwicira stoke yashize kwari gushyiramo agakirida kugira ngo amasaha y'icumi kanwa kataza kurambirwa ubundi nta kindi ariko buriya hari umuntu muri ruhago umusportif umuntu ukunda football wakwitabira nka Miss Rwanda akajya kwireba cyangwa wenda ariko bagira n'aba equipe z'abakobwa nyine ndavuga baba ari babi nta mukobwa mwiza ukina umupira kandi babihinduye NASRI wajyumva hari imyaka bavuyeho ariko genda ugiye mvugisha ukuri ntubizi se bari babi mu buhe buryo se reka dufatire nk'abakobwa ba showbiz bajya muri Miss Rwanda bo muri showbiz bajyamo abaye batajyamo se byarumenye iki kibazo urakizi itukuraho mikoro agiye kukwihasa n'agasa na Miss Rwanda ni MEGHAN ariko NASRI kuko sibyo ndabeshya none se bajya baba babiri ze cyane impanga ngiye mbonye basa siko najyaga umuntu wamba abakobwa b'abahanzi b'impanga bamwe baririmba nuze bandi b'impanga barimba gakondo umwe yitwa Pamela undi yitwa Ange nabonaga ari we ariko sinkuntu mwitegereje yambara ni Miss Rwanda turagufana kabisa nakoze cyane wajya kumubona ku mafoto umunsi mubonye live njye nagiye muri nashyigikiye Miss Rwanda imwe Miss Jolly njye na Axel twagiye kumushyigikira turi twatuma abantu batora igisenyi nantihanganaga kuri yamenye aho umuntu abaye Miss Rwanda amubwira ati wowe ujye uburara ubwirwa kugira ngo wishonjeshe uyu nawe ni Miss ariko
si umubona sitasi zimwe nawe se arabura arakabwirirwa birashoboka kugira ngo hore kugira ngo bitavaho ze kugira ngo sirimezi uzi cyo kunanganaga abantu uzashaka amafoto ya kera ariko ikigaragara Jolly yarananutse kera kurutwa nanutse reka kabyihariye ko yari afite inyuma hanini ni muri ubwo buryo ni muri iyo hangari naho wari wibereye nta handi urumva ari he handi yajya bahita bashyira kuri mezira akavuga ati mube yaho ntabwo ariko bigenda ariko se nka Miss Rwanda ubu byakira gute kuba uri umukobwa mwiza mu gihugu w'intangarugero abantu tureba ati Miss Rwanda Miss aratambutse anyuzeho dore imodoka ye ngiye mbwira nk'umuhungu gutereta bakubwira nk'aya magambo usibye ko nta n'uhari mpaka nimero cyamubwiye cyane byumva gute izo feelings zo oya wenda ashobora kuba tutagiye muri ibyo byo gukora Meghan nawe atatujishe ashobora kuba ari umuterete wenda ataremerera ariko ntibabura ntabwo babura oya niraze joke zaze kumpa nimero genda nkwandikira mu gitondo saa 6 n'umugoroba nk'imiti hi beautiful iriya beautiful oya well ariko it's a good feeling, it's a nice feeling. Well, you know, ubishimira Imana yuko ari opportunity wabonye hanyuma muri opportunity wabonye ukagira n'abandi uhesha umugisha niyo ariko nabivuga. So nyine bigufasha iki mu kuba hari ikintu ushaka gukora wenda tuvuga urugero ndifuza kwagura wenda ndifuza gufasha abarwayi kwa muganga wenda nta bushobozi mfite aho komanze barakwakira barakumva cyangwa bashobora kubikora kubera kuri Miss Rwanda wenda uzaba cyangwa hazaba exchange nawe uzabamamariza cyangwa nawe uzaba hari icyo uzabakorera bashobora kugufasha gutyo gusa. Icyo ni ikibazo cyiza cyane kita kinjyana no kuri impact za Miss Rwanda. Iyo ubaye Miss Rwanda definitely hari ikintu kiba kiri kuri ku mutima wumva wifuza gukora wenda hase utarabona uburyo bwo kugikora se cyangwa utarabona inzira yo kugikoramo. Yego kuko nkuko yarabivuze hari aho ukomanga bakakumva, yego hari aho undi muntu hari imiryango yamfungukiye nyuma y'uko mbaye Miss Rwanda ntari kubasha wenda kugeraho mbere yaho, kandi iyo miryango imfasha kugira to forward my ideas, to forward my thoughts zagiriye abandi bantu akamaro. Ndahita mpera no ku bandi ba Miss nka Jolly nko mu mwaka we yagiye akora ibintu byinshi bitandukanye, yishyuriye abantu amamituweli, yakamishirije abana bari bafite ikibazo cy'imirire mibi abakamishiriza amata umwaka wose, yakoze intergeneration dialogue, else afite abantu bagera mu 1,000 ngahe, yavuje indwara y'ishaza batabona bakaba baratangiye kubona, afite abana 11 bari barabuze ko bajya ku ishuri yishyurira, ubu ngubu bakaba bose bari mu ishuri. Liliane yakoze kuri malnutrition, nakoze kuri malnutrition, mfite abana bagera muri 50 muri Nyamagabe bari bafite ikibazo cy'imirire mibi, turi kuvuza bamwe muri bo, in fact benshi muri bo barakize, abatarakira bari mu muhondo ubu ngubu baravuye mu mutuku. Naomi yakoze kuri mental health, afasha bamwe mu bakobwa bari barabyariye mu rugo batari bishoboye. Grace nawe yakoze ku kintu cya yafashije aba community health workers, abahereza amatungo magufi kugira ngo bakomeze biteze imbere. Ni ibintu byinshi abanyampinga baba baragiye bakora, kandi nta nubwo ari abo ngabo gusa baba baratsindiye amakamba. Buri mukobwa ubonye iyo platform ya Miss Rwanda hari icyo yifuza gukora, bimworohera kwitagikora. Nka Patience afite NGO nayo ifasha abana b'abakobwa babyariye mu rugo. So ni ibintu byinshi bagenda bakora binyuze muri platform ya Miss Rwanda. So nizera yuko usubijwe uko biri kose aranyuzwe. Yaje cyane. Umupira ujye ukurikirana gake ariko njyacishamo. Ukunda nk'ikipe y'umukinyi nuko nushaka kumbwira wenda bitewe nuko n'ukunda umukinyi yo ntago nahita ntago nabamenye, nta nubwo ngira bon fani y'Amavubi ya kinyi hanze
Amavubi se wari wayabona atsinda cyane ryari bijya bibaho ari igihe bishyika niwe muntu wa mbere wenda nuko ubeshye Amavubi nose niba yarayirebye kuri ya match ya Togo niba iyihe ya Togo nimwe nyine reka nta match Amavubi aratsinda oya hari igihe yigeze gutsinda turara twicaye abantu basohoka mu nandi yasugira yasuwe arani cyane ntaragara Amavubi ntaragara Amavubi mbega ni rwose we kubera ko ari umuntu w'igihugu yumva ibintu by'igihugu byose arabishyigikiye bigenda neza Amavubi wapi utuvugire byaranze kandi yavuze ko ahenshi ari igihe akomanga bikemera nuhura na minisita Mimosa nzambwiye ati abanyamakuru barantumye ba siporo barambwiye ati Amavubi yabuze iki ko adatsinda ati ntibazi ibyishimo tumaze imyaka turayogeza tugataturira ako nagahinda ka NASRI ariko umunyamakuru w'imikino ntimuzacike intege mujye mukomeza mwogeze bajya bakomeza bogeze paka oya buriya hari igihe kizagera amarembo agafunguka bagatsinda yaboneka abashaka kujya kureba match ya Manchester United ndetse na Arsenal hari amahirwe ku banyamahirwe batatu hamwe na Gorilla Games aho ushobora kuba watsindira itike ikwerekeza hariya kuri Emirates kareba match hanyuma mwiza MEGHAN dusoza rero wenda ni kihe nube butumwa bw'ingenzi utagenda utabwiye abadukurikiye abakunzi ba Flash FM by'umwihariko abantu barebwa n'ibyo watubwiye abagenerwa bikorwa icyambere cyo message nagenera abakobwa abiyandikishije abatariyandikisha bafite gahunda yo kwiyandikisha batinyuke ino ni imwe muri platforms nyinshi zempowering abana b'abakobwa bayikoreshe muri make ba exploring ideas n'uburyo buhari bwo kuzishyira mu bikorwa turi mu gihugu kishyira imbere iterambere ry'umwana w'umukobwa niba rero igihugu kibisuporta nabo ubwabo nahabo gukoresha ayo mahirwe bafite ikindi ababyeyi nabo bemerera abana ba venturing mu bintu byinshi bitandukanye especially abafite abana bazaza mu irushanwa rya Miss Rwanda 2021 babashyigikire babatera ingabo mu bitugu ariko nako nsaba audience abafana tujye njya nkunda kubibasaba let's be kind to these girls ntabwo ari urugendo rworoshye ni urugendo ruba rukeneye moral support emotional support rero kumva yuko n'abanyarwanda ubwabo bagushyigikiye kiba ari ikintu cyiza so hanyuma ibindi tuzahurire muri audition za mbere kwa gatandatu murakoze cyane reka dushimire Miss Rwanda 2019 ni mwiza MEGHAN n'ubundi wabaye hano mu rwego rwo kugira ngo aduhe gahunda zijyanye na Miss Rwanda 2022 Karame wakoze kuba uri hano nawe wakoze ubwo nahejo